JNTV Show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV Show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko kundi biganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo kugezaho usobanuro bw'amazina, uyu munsi tugeze ku izina Gaston. Gaston ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rikomoka mu Kidage. Gaston ni izina ry'umuntu ukora gake nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe babigereranya nk'akanyamasyo. Gaston ni izina rikomoka mu Kidage ku ijambo Gasti risobanura umushyitsi. Ni izina kandi rihabwa umuntu wavukiye mu gace kitwa Gascon mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa. Noneho reka turebere hamwe bimwe mu biranga ba Gaston. Gaston iyo umureba gusanga ari umuntu uciriritse, udakunda kuvuga kandi utuje. Ibintu bye byose ngabikora buhoro buhoro nk'akanyamasyo. Gaston kandi ngo nubwo akora buhoro buhoro, ibintu byose atangiye arabirangiza. Gaston kandi ngarangwa no gukunda inyamaswa, ibintu nyaburanga, ndetse Gaston ngo ni umuntu w'umunyamahoro, yita ku bantu kandi azwiho kugira impano nyinshi. Gaston kandi ngo ni umunyakuri, agira ikinyabupfura kandi abantu bishimira ibyo akora. Ni umuntu ukunda ibintu nyaburanga, ameze nkaho bimuhumurira kandi ngareba kure mbere yo kuvuga, ngarabanza agatekereza akayungurura ibyo avuga. Ikindi wamenya kuri Gaston, ngiye afashwe n'umujinya ntushobora kumenya ko ari we usanzwe uzi, kandi kugira ngo uburakari bwe bumushiremo biragorana. Gaston kandi ngiye abonye ikidasanzwe ngagitindaho, yibaza impamvu yacyo n'ingaruka zacyo, mbi cyangwa se nziza. Gaston kandi ngiyo yiyemeje gukundana biba ari iby'iteka ryose, kuko azi gukunda ndetse no kwihangana mu rukundo. Hano twareberaga hamwe imimerere ndetse n'imiterere y'abitwa ba Gaston. Tunashimira ubukunzi wacu watubaje ubusobanuro bw'izina. Nawe niba hari undi uzi witwa ko, wahera kumusangiza iyi nkuru maze akimenya kurushaho. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera. Nawe niba hari izina yifuza ko twazagusobanurira cyangwa se ikindi gitekerezo cyangwa inyunganizi, watwandikira hasi hagenewe kwandika ibitekerezo maze tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Iyi ni GNTV Show. Nanjye ndi Jean Paul. Turagushimiye.